Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu b'Imana mumeze gute? Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeye. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe. Ubaye umushyashya tuguhaye ikaze, ubaye usanzwe wowe ugenda ukagaruka mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabanyamugisha n'impamo kukugira mu biganiro byacu. Uyu munsi rero murabizi gahunda no kwiga ukuntu twatuma umuryango wacu uba mwiza kurushaho. Akenshi muzajya mwibanda kuri gabo na gore cyangwa se hagati y'umugabo n'umugore, ariko kubera ko iyo hariya byapfuye n'ahandi hose bigiraho ingaruka. Uyu munsi reka tuharire abana rero, abana bacu n'ubundi ubwo nimvuga abana, papa na mama cyangwa se umugore n'umugabo barisangamo, kuko n'ubundi nibo ngiye kubwira. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ati se niki nakora ngo ndere abana banjye neza, niki nakora ngo abana banjye babe intangarugero mu bandi. Tugiye kurebera hamwe ibintu bine byagufasha kurera abana bawe neza, cyangwa se binarenga, bikagufasha ko abana bawe baba bari mu murongo muzima, ku buryo nuzajya babona azajya avuga ati bari abana bafite indero, bari abana bararezwe. Muranyihanganira nshuti, kugira abana ni umugisha, ariko kuba umubyeyi nyawe biraharanirwa. Nkuko njya mvuga ngo kuba umugabo nyawe si ukwambara ipantaro gusa. Umuntu ashobora kuba yaravutse ari umuhungu ariko agakora ibikorwa bigatuma ataba umugabo. Rero no kuba wabyaye ntabwo icyo cyonyine gihagije ngo witwe umubyeyi. Hari icyo ugomba gukorera abo wabyaye mu rwego rwo kugira ngo abana bawe bagire uburere bwiza, mu rwego rwo kugira ngo abana bawe bagire ubuzima buzima. Burya ubuzima buzima nyine bugendana n'uburere bwiza. Iyo umwana yabonye uburere bupfuye, n'ubuzima byanze bikunze burangirika nta kabuza, sibyo? Ikintu cya mbere rero ugomba gukorera abana bawe, hano tuzajya tuvuga abana mu bice kubera ko hari abana b'ibitambambuga, abana bakiri kwibera n'abandi bagiye batandukanye. Hano reka tuvuge umwana watangiye kuba mwakicara akabwira ati bebe nzanira kariya kantu mu gikoni, none se uyu munsi tubatekera ubugari cyangwa murashaka umuceri? Akubwira ati mama turashaka umuceri. Abo bana rero mwatangiye kujya inama, uwo mwana ujya gukora ikintu ukabanza kuba wamubaza, akaguha amahitamo bitewe n'icyo ashaka. Niwe nshaka ko uyu munsi tureberaho uburyo ki wamurera agakura neza. Ikintu cya mbere ugomba kumutoza mu buzima bwe ni isengesho. Umwana wawe numutoza isengesho, ukamutoza Imana mu buzima bwe, ukamutoza kwiringira Imana, icyo gihe uzaba umuhaye intambwe nziza ikomeye azagenderaho ubuzima bwose, yewe atari muri ubu buzima bwa hano ku isi gusa, no mu buzima bw'ejo ku munsi wa nyuma. Ababyemera nkatwe, batemera ko hazaba hizuka, hazaba umunsi wa nyuma, ariko ababyemera nkatwe cyangwa nkanjye mwemera ko hazabaho umunsi wa nyuma, tuzapfa tukagira igihe cyo kuzuka tukabarurirwa, nakugira inama yo kurera umwana wawe umutoze Imana, kubera ko nibwo uzaba umuhaye impamba yo muri ubu buzima, ubu bw'aha ku isi ndetse n'ubw'ahandi, n'ubwo ku kindi gihe kizaza. Icyo gihe uzaba umukoreye neza, uzaba umugiriye neza cyane. Twebwe batwigisha ko Muslimu, nzajya nyine mbaho n'akagero gato kandi kabafasha. Iyo umuntu apfuye ibintu bye byose birahagarara, byose imitungo yakayisiga, akagenda wenyine n'umubiri we na roho yakajyana, ariko hari ibintu bitatu asigarana hano ku isi bikamugirira umumaro cyangwa se bikamubera ubugungu, ko hariya yagiye. Umwana mwiza yasize uzajya umusabira, umwana mwiza yigishije Imana, umwana mwiza yigishije gusenga, akazajya amusabira, akibuka kuvuga ngo Mana mama wanjye aryamye hariya, Mana papa wanjye sogokuru nyogokuru baryamye hariya, aho tutabageraho borohereze, ubarinde ibibi byo mwumva, uborohereze, ubaha abamarayika beza baganiriza n'ibindi bintu nk'ibyo. Umwana mwiza rero, umuntu wowe watoje umwana wawe Imana, ukamutoza gusenga, ejo ukava mu buzima ukagenda, azasigara kubera ubwungu, ko azasigara gukorera ibikorwa bikungukira aho uzaba uryamye kurusha amabanki n'imitungo n'ibirima byose uzaba warasize ku isi. Ibyo nta kintu bizaba bikigize gute
bikikumariye. Ikindi kintu cya kabiri wakorera umwana wawe bikamufasha kugira ubuzima bwiza, umwana wawe ni ukumutoza umuco wo kwimakaza ineza mu bandi. Wifata umwana wawe ngo umuremo umutima w'igisimba, umuremo umutima wo kuba nyamwigendaho, umuremo umutima wo kumva ko yihagije muri iyi si nta wigira. Waye waragize umugisha ukagira uwo mugisha wo kubyara, nahamya neza ko aho ugejeje magingo ya muri iyi si nta wigira. Umuntu ni abantu, umuntu akenera abantu. Icyo kintu ukagitoza umwana wawe akiri muto, uhera kumujyanira muri famiye zanyu, akaganira n'abandi bana ku ishuri. Hari abana, umwana ashaka gushura umwana mugenzi wawe mukosa ngo tesho uzagere nawe umukubite umuvunagure, ntago ari byo. Mwati umuntu agukoshereje uramubwira akagusaba imbabazi, nawe ukamubabarira, mukabana neza, ubuzima bugakomeza. Ugomba kwigisha no gutoza umwana wawe kubanira neza abandi, kwimakaza neza mu bandi, ukamutoza kubaha abakuze n'abatoya, ukamutoza kugirira neza ikiremwa muntu. Uwo mwana azabikurana kuva ari mutoya, azamuka azi ko mama yarambwiye ngo ninjya niba ari mu muhanda akabona umukecuru agiye kwambuka nk'umuhanda afite nk'ijerekani y'amazi, cyangwa se yabuze uko yambuka akuze, nzamufata akaboko mwambutse, icyo gihe nzaba nkoreye Imana. Ibyo bintu ukabibwira umwana. Urya umwana ni umuntu ukomeye. Ubwenge bw'umwana ntureba ukuntu ngengana uko. Ndakubwiza ukuri ko ngenda nicara ukungana uko ku myaka yanjye itari mikeya pe. Uri kuzamuka iyo muri za 20 ntabwo iyo myaka bari mikeya, uri kumva. Ku myaka yanjye mfite uko ngenda nibuka ibintu by'imyaka 5. Sinzi niba nawe bijya bikubaho. Nibuka ko ku myaka 5 mama yambwiye ngo uzakora iki, uzagire gutya, uzareka ibi. Nibuka ko ku myaka 5 byagendaga gutya. Nibuka ko ku myaka 5 byagendaga gutya. Ubwo bw'umwana ni ikintu burabika cyane ku rwego ntabasha kugusobanurira ngo ubyumve. Rero imakaza mu muco no mu mutwe w'umwana murememo kugirira neza abantu, kwigirira neza, ntiyihemukire, yikunde kandi akunde n'abandi. Mwibutse ko mumenyereze ko icyo yifuza kugirirwa, icyo yifuza gukorerwa, ko ari icyo agomba kugirira mugenzi we. Azabwira ati mama ndashaka ko uyu munsi dutembera, kuki se muri mwanjye we tutatembera, nubwo nawe tujyane. Ibyo abikurane, nagera mu kazi avuga ati ubwo nshaka ko boss ambona neza, akampa umushahara nkitunga, bituma atagambanira na mugenzi we kubera akazi neza ko na mugenzi we ibyo bintu abikeneye. Wigisha umwana wawe kwimakaza neza kuri we ndetse no muri rubanda nyamwinshi. Icyo gihe uzaba umuhaye impamba y'ubuzima bwose. Ikindi kintu cya kangahe ugomba cya gatatu tujye kurebera hamwe, ugomba kuba uhari kubw'umwana wawe. Icyo kintu kiramufasha ndetse n'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umwana wabyaye. Hari ababyeyi baje ngo nabyaye nasunitse icyo gise cyankubise, cyangwa se uwo mugabo nateye inda, umwana bavutse yicaye hariya birarangiye. Nshuti yanjye, ugomba kwita ku mwana wawe, ukahaba babaye, ukahaba yishimye. Hari ababyeyi batazi kuba yakwicara ngo aganirize umwana we, ugategereza ukavuga ngo azajya kwa nyirasenge, azajya muri iyi minsi. Hari abadafite ba nyirasenge, hari n'abafite imiryango yaranduye, imiryango yarahindutse, isigeze habi, akaba atagenda ngo amugire iyo nama ngo amuganirize. Wowe umubyeyi, wowe ubwawe icaraza umwana wawe umuganirize. Umwana w'umukobwa ni gute utegereza ko azagira imyaka 12, 13 atarajya mu mihango, atazi ibyo ari byo, ukazarindira ko kumenya ko yagiye mu mihango ari uko ubonye nyine yaje kugira ngo mangu ibintu by'umutuku nabonye biva mu bwambare bwanjye ni ibiki. Ugomba kuba hafi y'umwana wawe, icyo kintu ukakimutegura. Agiye kwinjira muri adolescence, ukamutegura, ukamwigisha, ukamubwira bitwara gutya, utangiye gupfundura amabere. Umukobwa atangiye kuzana amabere ntago yambara ubusa hejuru, bakunda kana kagakobwa kaba kari mu gakyambarira agakora akicara ukatajya kumutoza gutyo. Niba hafi y'umwana wawe hamwe gukeneye, azabona ko nta yindi nshuti afite uretse mama, nta yindi nshuti afite uretse papa. Hahandi atangira gufunguka areba iyi si turimo, iyi si iri hanze aha itandukanye na bya bindi by'abana bivuga ngo ndaryama, ndareba televiziyo, ndajya kwiga birarangiye, atangiye kubona ibinini natwe bakuru tugenda tubona.
akaba yaza akakugisha inama kubera ko wamugize inshuti, akakubwira mama nkora iki, si ubwo mama burya biriya bintu biriya nibyo, kubera ko nyine wamugize inshuti, yabaye umuntu wawe wa hafi cyane ku rwego akwisangamo, akabasha kukugisha inama, akabasha kukubaza, ukamukurira igitambaro ku maso, akabasha kureba neza ibyo ari kubona, ntagende buhumyi nk'umwana udafite umureberera. Ugomba kuba hafi y'umwana wawe, ibintu nimba ugerageza kubikora kandi utanabikoraga wumva warabyaye umwana umusigira umukozi bikaba birarangiye, icyo kintu ugikosore kubera ko umwana n'uwawe ntawe ugomba kumusiganya. Ikindi twasorezaho, ibintu by'uburere ni birebire ariko turajya tuzikora muri parti mu bice. Kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza by'umumaro bitazajya bigucika, sibyo? Ikindi kintu nagusaba mubyeyi, mu kurera abana bawe neza, gerageza kubabera role model. Mu ndimi z'amahanga niko babivuga. Gerageza ukoresha uburyo ki umwana wawe aramutse asohotse bakamubaza urifuza kuzaba nkande mu buzima, atazavuga ngo nka Ronaldo, Cristiano, ngo nka Messi, ngo nkandeze nka Bruce Melody, nk'abo basitari bose tubona, ku buryo azahita avuga ngo ninkura ndifuza kuba nka mama, ninkura ndifuza kuba nka papa. Iryo niryo shema ryawe ry'umubyeyi. Kandi imagine kuba umwana wawe waza ngo urifuza kuzaba nkande, ibyo bintu bibaza abana bageze muri 5e primaire, sibyo? Afite imyaka 10 yize neza 11, bakamubaza bati urifuza kuzaba nkande, ukumva barajya kurebera umuntu wo kure. Uzi impamvu usaba atazava mama cyangwa papa, suka batabakunze, suka batanabatekereza, ariko ntago wamuhaye izo mpamvu zituma yifuza kuba nkawe mu buzima bwe. Murere, mukunde, mwiteho ku buryo ki umugira uwo ushaka kwaba we, kandi umugira uwo nawe wumva wagutera ishema. Azagutera ishema igihe azaba abaye nkawe. Rero ntago azaba nkawe igihe uri gukora ibintu bidahwitse. Kora ibintu bihwitse, kora ibintu bizima, kugira ngo umwana wawe abe proud yo kuba nkawe mu hazaza he. Ibiganiro byagutse ku muryango no kurera abana tuzajya tubirebera hamwe umunsi ku wundi, dufatikanye turere abana bacu neza, tubategure neza. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Ibiganiro byacu byakagaruka ni kuri Shusho TV. Ndabakunda cyane. Bye bye.